atavyagenze gutera agakinyitayeho se. Haro sheri mbabarira natinze kwitaba telefone. Nta kibazo wakoraga iki se? Sha ndimo koza ivyombo ngiye guteka ibya nimugoroba. None ubu ndakurogoye. Sha gusa ndagukumbuye ntago wabyumva. Sha wakwereka ngiye mba ndi gushirira imbere. Bon, amfate reka nkureke ubwo tuzahurira hano dukunda guhurira sibyo? Ndikubona hano hafite ubworozi da. Yego muvandi ubworozi burahari ko nubwo wa mukobwa wanjye nta nubwo ari n'ubwanjye. Ese kuko umutwe byagenze bite se wa umutwe yewe ndikubona bwije kandi ndikubona abana bageze mu rugo reka ntahe. Yewe muramukeho cyane mugenda urugendo rwiza kusemana yamugore ko andebeye inkwavu z'umwana nkabona azunguza umutwe namubaza icyo abaye ukagaguruka akagenda ngo aratashye burije aho ni amahoro kuri uriya mugore ariko iriya mitwarire rwose akarayisanga ngo ese rwose kubera ibintu bidasanzwe manza hari ikibyihishe inyuma reka ntegereze nzarebe. Karame mama. Nenda kuhagera. Ubwire Kagabo sange yazahiriye. Mbega wowe siko warungonze? Sorry.
nari ndangaje ndi kwandikira shiri wanjye ka message. Mama shenge egurate abandi bana ntumugira irungu. Wese ari irungu ufite? Sha niko nta busangira inshuti twembi bakatuyimaza irungu. Hahirwa gufite. Utikimuko? Aha nivugiraga da ahubwo se amakuru ya Kampiri. Amakuru ya Kampiri ni meza abo ngo bagiye gusura ababyeyi. Bo ndikabona ndi gutenda bye. Ngira wasa urabeshya uzana abo wanjye. ariko kariya gakobwa kamaze kugira inkwavu ubu ejo mu gitondo bazaba bakize usange bari kujya banukiriza urukarango yewe ndanagashakira uburozi paka kavuyeho ntabwo nabyumva bajya banukiriza urukarango banyirato yewe ntabwo nabishwa. Yambikaga amakuru neza. Uraho nawe? Nizere kwanza n'igihembo. Mwavuze ngo narazahirere. Mwavuze imeze neza. Nizere kwanza n'igihembo. Nibuka ko nanjye ngufashe kwahira. Nanjye urama. Uyu munsi se wabajije kwahira saa 9:10. Mwese muri inshuti zanjye muhumure ndabahemba. Wapi njye sinzemera sindi umushuti wawe ndi musaza wawe. ahubwo membuzi wavuye nanjye urama. Ngaho mufate ubwatsi dukomeze mu rugo. Mbekoro ko nakubuze kumwe na Kagabo. Ma, na Kamire yaje yaduhaye na biscuit maze. ye ukampira rino ye ndikubona hano mafite ubworozi da. Yego muvandi ubworozi burahari ko nubwo wa mukobwa wanjye nta nubwo ari n'ubwanjye. ese kame ni wowe nabona ye nyoko yajyaga nyirataho maze ndebe